Yesu nashimwe bera b'Imana. Twongeye kubaha ikaze muri wa mwanya wa Joshua TV Rwanda hano kuri yicano yacu, ariko nanone mu kiganiro mbere y'uko kubika mu mwanya tugeraho gusenga, duhanurira iminsi yacu, duhanurira igitondo cyacu, duhanurira umunsi wacu kugira ngo ube muzima. Imana iguhe umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya rero twongeye guha ikaze abamaze gukora subscribe. Niba waramaze gukora subscribe, Imana iguhe umugisha. Niba turakora subscribe, ni umwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bibagereho kandi bibagereho ku gihe. Imana y'amahoro ikomeze ishimwe kandi Imana ikomeze iganze. Hanyuma dukomeje gushimira abana b'Imana bagenda basharinga bino biganiro bikagera ku bandi bari hirya no hino. Imana ikomeje kugenda itwereka yuko uyu murimo wayo uri kugera kure, kandi hari benshi bagenda bumvira ijambo ry'Imana. Ndabizi neza yuko hari benshi bagenda babona gukora kw'Imana, hari benshi bagenda babona ubwiza bw'Imana, hari abantu benshi bamaze kubohoka, kandi ndabizi neza yuko uyu murimo atari uw'ubusa. Izina ry'Imana nikomeze rishimwe kandi nikomeze rihabwe icyubahiro. Hanyuma muri uyu mwanya, mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga, mbere yuko twagira ikindi kintu dukora, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana nariryo turi busengeremo, riri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 4, turasoma umurongo wa 18 n'uwa 19. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 4, turasoma umurongo wa 18, dusome n'umurongo wa 19. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu ibyo umwami agiriyemo imbabazi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari kuri nge. Nshuti yanjye, Yesu yaravuze ngo ndiyizi na data akampamya, nanjye ndiyizi na data akampamya. Umwuka w'Imana ari muri nge, nta kindi kintu abereye muri nge. Ntabwo abaye muri nge ngo nambara amakoti meza, ntabwo abaye muri nge ngo mvuge ibyongereza byinshi, ntabwo abaye muri nge ngo njye muri Amerika, ntabwo abaye muri nge ngo simburanye indege n'ibindi bihambaye. Ahubwo umwuka w'Uwiteka Imana ari muri nge, ngo kandi kuba muri nge kwanjye ngo nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Aya ni amagambo yavuzwe n'umwami Yesu ubwo yari ari kumara ubwoba abantu. Bamwe baramubonaga bakumva yuko ari umuntu ukomeye, bakamwumva yuko ari umuntu uri hejuru mu birere. Murabizi bimwe birimbuye isi, bimwe biri kugenda birangiriza sosiyete yacu, ni ukwiyemera no kwishyira hejuru. Hanyuma hari abantu benshi bamaze kugera kure, bamaze kwiyumva, bamaze kwigira nk'Imana. Ariko Yesu avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo umwuka w'Imana ari muri nge. Haleluya! Umwuka w'Imana ari muri nge ngo mpanurire abakene, mbabwirize ubutumwa bwiza, mbabwire ubutumwa bwiza. Yantumye, Imana yantumye. Kandi aravuga hano hepfo, aravuga ngo yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Hari abantu bamaze kubohwa, hari abantu baboshwe n'abarozi, hari abantu baboshwe n'abashwekuru, hari abantu baboshwe n'imyuka mibi. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana igiye gukora ibidasanzwe. Imana igiye kuza kwitamurura, Imana igiye kuza kwesha icyubahiro, Imana igiye kuza gukora ibidasanzwe. Ntabwo nzi bikuboshye aho biri, ariko muri aka kanya ndahanurira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Acira imbaraga zidasanzwe, acira gukora kw'Imana kudasanzwe, acira imirimo y'Imana mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Suzugura abadayimoni, ubabwire ngo ndabanze mwabazimwe. Nanze abadayimoni b'inyatsi, nanze abadayimoni b'ubukene, nanze abadayimoni b'ubushomeri. Ihanurire ubwire abadayimoni ngo ndabicaje, nonaha ndabatwitse, ndabashumitse, ndakubita hasi. Hari ibintu ndimo numva bikoreka mu buryo bw'umwuka, hari ibintu ndimo numva bikoreka mu buryo bw'amasengesho, hari ibintu ndimo numva bikoreka mu buryo bw'imibereho. Umwuka w'Imana ari muri nge kugira ngo mbwire abakene yuko babonye ubugingo, ngo mbwire n'ababandi bababaye, ngo mbwirize n'ubutumwa bwiza kuri babandi baciye bugufi, n'ababandi baboshwe kugira ngo babohorwe, n'impumyi ko zihumuka. Hari abantu bafite ubuhumyi, ntabwo ari ubuhumyi bwo ku maso gusa. Hano Bibiliya itubwira
ni n'ubuhumyi byo ku mutima. Ukabona umuntu abayeho mu buryo bwo guhuma, mukabona umuntu ahumye mu buryo bwo ku mutima. Imana igiye kuza gukora ibidasanzwe. Imana igiye kuza kwesha icyubahiro. Imana igiye kuza kuganza. Imana igiye kuza kwesha icyubahiro. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika. Hari icyubahiro cy'Imana kidasanzwe kimanutse muri uyu mwanya. Hari ibyo wari ukeneye ni ibice. Acira imbaraga z'Imana ziguhesha kugera mu bwiza bw'Imana. Acira gukora kw'Imana kuguhesha kwinjira muri presence y'Uwiteka. Imana igiye kuza gukora ibidasanzwe. Imana igiye kuza kwihesha icyubahiro. Haleluya. Ngo no kumenyesha, ngo no kubohora ibisenzegeri. Ibisenzegeri ni babandi badafite ubushobozi, ni babandi bamaze kwiheba, ni babandi batakibona ko ubuzima bwabo bukiriho. Ibyiringiro by'Uwiteka Imana birahari. Tubonye Imana yihesha icyubahiro. Tubonye Imana ikora ibidasanzwe. Tubonye Imana ikura ku cyava ikicazanya n'ibikomangoma. Ndamatangaza Imana yampaye ngo nkubwire nshuti yanjye, reka kumva yuko ibyawe birangiye. Reka kumva yuko ubuzima bwawe burangiye. Reka kumva yuko utakiri muzima. Reka kumva yuko utagikwiriye kubaho. Hari imbaraga z'Imana zitumye ubaho. Hari icyubahiro cy'Imana gitumye ubaho. Hari ubwiza bw'Imana butumye ubaho. Haleluya, haleluya. Imana irimo ivugana nanjye. Yambwiye ngo hari abantu Imana igiye kuvana mu ngo zabo bari bicayemo igihe kirekire barabuze icyo gukora. Ubu bagiye kwinjira mu kazi bakore. Uku kwezi kwa kabiri hari amashimwe agiye kuza. Ndimo mbona umwuka w'amafaranga umeneka. Hari abantu bagiye kubona ubutunzi, ariko ni muri babandi bakomeje gusenga, bakomeje kuba imbere y'Imana ku manywa na nijoro. Imana ije kugira neza. Imana igiye kuza kwesha icyubahiro. Mwuka w'Imana yansanze arambwira ngo hari amadivorce Imana igiye gukuraho mu izina rya Yesu Kristo. Imana irambwira ngo hari ibintu igiye gutesha agaciro muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika. Ujye umbabarira ufatanye nanjye gusenga, kuko isi irababaye. Isi ifite ibibazo, isi ifite byinshi biri kuyibuza umutekano, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo isi ifite ibibazo, Imana yaduhinduye ibisubizo by'isi kugira ngo duhumurize abababaye, kugira ngo dutangaze umwaka w'Uwiteka Imana igiye kugiriramo imbabazi. Twahawe gutangaza umwaka w'Imana yiteguye kugiriramo imbabazi. Haleluya. Twarabihawe. Hari umwaka w'imbabazi, hari icyubahiro cy'Imana, hari ugukora kw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niwumva ijwi ntiwinangire umutima. Haleluya. Ubwo itimanya umwana wayo izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose. Ndagira ngo wowe wari unkurikiye, wowe uri kunyumviriza, uri muri iki gihugu, uri hanze yacyo, hari imbaraga z'Imana zikujeho. Imana yiteguye kongera kuguhindura bundi bushya. Imana yiteguye kongera kukubaka. Imana yiteguye kongera kukugirira neza. Ikuvanye muri ibyo bikombe wari urimo, ikuvanye muri ayo mataba wari wicayemo, ikuvanye kuri uwo musozi waririragaho. Imana ije kwitama. Birashoboka ko wabonaga nta nzira z'urubyaro, Imana iguhaye urubyaro. Birashoboka ko nta nzira wabonaga zo kugira ngo ubone kubaho, Imana iguhaye kubaho. Oh haleluya. Imana izanye kubaho. Imana izanye kwitamurura. Imana yo mu ijuru izanye ijambo ryawe ryari ryaranyazwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi umwe Dawidi bamunyagana n'abagore be, ngo batwara n'iby'agaciro, ngo ndetse n'iby'abasirikare bari bari kumwe nawe. Imana irambwira ngo Dawidi abasirikare ngo baramuhindukirira, ngo bamera nk'abashaka kumutera amabuye, baramubwira ngo tugiye kukwica, ni wowe dushize muri ibi bibazo. Imana irambwira ngo Dawidi abonye bamuvuyeho, ngo we yikomeza kuwiteka. Hari abantu Imana ihaye agaciro. Reka nkubwire, nubwo abantu bakuvaho, nubwo abantu baguhinduka bakagutera amabuye, ariko Imana ije kugukuramo hagati muri bo. Imana ije kukurokora ibigoyi n'ibigoyi bagutese. Imana igukuye muri izo mbaraga z'abarozi. Imana igukuye muri iyo myuka y'abapfumu. Imana igukuye muri iyo nyabingi. Imana ije kukubaka bundi bushya. Imana ije gukora ibidasanzwe.
Imana ije kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Hari icyubahiro cy'Imana kiganje, hari ugukora kw'Imana kuganje, imirimo y'Imana igiye kugaragara. Ndagira ngo nkubwire ngo dukurikiye kuri iyi channel ya Joshua TV Rwanda muri uyu mwanya wa mbere yo kwibika, ntugire ubwoba, ntabwo uzicuza kubana natwe mu masengesho, ntabwo uzicuza ko wakurikiye Imana idashoboye. Imana yacu irashoboye, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Tubonye Imana itanga urubyaro, hari abahamya bo kubihamya. Tubonye Imana itanga akazi, hari abahamya bo kubihamya. Tubonye Imana igabura, hari abahamya bahari bo kubihamya. Haleluya. Ntabwo Imana aribwo iyo turi kuvuga aribwo bwa mbere tuyivuze, ntabwo aribwo bwa mbere tuyibonye ikora, ntabwo aribwo bwa mbere tuyibonye ihindura amateka. Niki gitumye wicara ku musozi ukarira? Umuririmbyi yaravuze ngo niki gitumye ibisabe gufata ukaba wihebye yewe? Ese ujya wibuka yuko iminsi yo kubaho kwawe itarabaho n'umwe Imana yo mu ijuru yari ifite mu biganza. Haleluya. Imana yiteguye kukugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Ongera wakira izindi mbaraga. Ndimo ndabona hari abantu bafungura imiryango muri business, hari abantu bagiye kwinjira mu mikorere, bagiye kwikorera, kandi Imana irambwira ngo yanze ko bahomba. Hari abantu bagiye kugera kure, hari ibyiza Imana igiye kuzana. Imana iri kumbwira ngo ihagaze kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cyacu Imana irakirinze, Imana igihagazeho, Imana yihesheje icyubahiro, Imana ifunguye imiryango y'umugisha. Kandi Uwiteka Imana uvugana nanjye arambwira ngo aburijemo imigambi y'ishakura kugira ngo idasoza imirimo y'amaboko yazo. Tugiye kubwira Imana, tuyibwire ngo tuzi yuko ari wowe ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Ubwire Imana ikurengere, ubwire Imana ikwambike imbaraga, ubwire Imana iguhindurire amateka, ubwire Imana ikuvane mu cyiciro cyo wari urimo wabonaga udashaka. Uyibwire ngo waransezeranije, ndagira ngo wongere umpindurire amateka, ndagira ngo wongere unyubake, ndagira ngo wongere ungirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana iri kumbwira ngo hari umwuka wari ugiye gutera mu miryango, abantu bakaryana, ariko Imana irambwiye ngo izanye amahoro. Hari amahoro Imana izanye, hari gukora kw'Imana kugaragaye, hari icyubahiro cy'Imana kigaragaye. Oh haleluya. Imana yo mu ijuru tugirire neza, Imana yo mu ijuru ikomeze kutuganza, Imana yo mu ijuru ikomeze kuturwanirira. Tugiye kubwira Imana ngo Uwiteka we, turabizi ko ari wowe ukwiriye, turabizi ko ari wowe uhambaye, turakwiringiye, turakwizigiye. Ni wowe Mana yacu bwite, ni wowe ushobora byose, ni wowe utuvana ku misozi yacu turiho, ya indi abadayimoni bashaka ko tugeraho, tukajya ku musozi w'ibyishimo ndetse n'ibyiringiro. Tugiye gusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uyu mwanya wa mbere y'uko kubika, ndagushimiye kubw'uyu muntu wari udukurikiye. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mana uvuganye n'ubuzima bwacu, urakoze kubw'izi ndwara bananiwe, urakoze kutanze ubuzima buzima, urakoze kutanze icyubahiro cyawe muri twe kugira ngo l'opera contra devo zonini mini fodo plaini. Uri kumbwira ngo hari amarira ukuye muri benshi, landosi de fodo pre de trance, kandi utanze umugisha ku bantu bagukurikiye kandi bagukunda. Lantonimando fedo crede boze vaini lopi de fo. Uri Imana ishobora byose. Uri kumbwira ngo ni wowe uzanye imbaraga n'ubutsinzi ku bana bawe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Zenimote fode graibenike. Aba bari bambaye ubusura bambitse uko ari wowe utanze imyambaro. Daminini minifo. Uri Imana igiye gutanga gakondo kuba wayemereye n'abo wayisezeranije. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Lanside ketravenike. Utanze akazi donimini fodo plaini ku batari badevoniya bafite akazi, ni wowe ugiye gutanga imikorere. Kandi dobini sanse urongeye ugaruye mwuka wera mu itorero. Daminini nivo de konta, kuko ari wowe ubikoze kandi ari wowe ubikoreye kwiyubahisha. Ngaho ukomeze uganze kandi ukomeze gukora ibikomeye, ukomeze uturwanirire kandi utubere inkomezi muri byose. Uko niko tugushimye, uko niko tukubashye, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Imana y'amahoro ibaho umugisha, imbaraga n'amavuta mwe mwari mudukurikiye. Niba utarakora subscribe, kora aho handitse umutuku ukore subscribe, uzajya ibiganiro byacu byose bikugeraho kandi ugire uruhare rwo gusangiza aya message ugenda wumva kugira ngo agere hirya no hino. Imana ibagirire neza, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Shalom.